rero Miki yongeye yakoze ubukwe. Twakoze ubukwe. Final Aga atsinze igitego, atsindiye umugore bita Miki. Sinza kumwita umukobwa kuko iyo umugore ashatse yarabyaye cyangwa se yarari mu rugo ntabwo babyita ngo yarongowe. Bamurongoroye. Miki bamurongoroye. Kubera iki bavuga ngo bamurongoroye? Nuko abasanzwe ari umugore. Muramenye mutazakora amahano mukavuga ngo Miki bamurongoye. Hoya, Miki bamurongoroye. Yes, Miki rero birangiye akoze ubukwe final. Imigirigira ataye ku ruhande, zanyaguswe ugugu gashize ku ruhande. Nukuri kw'Imana dushimire Aga ni umugabo udasanzwe. Nabandi bagabo mwagombye kubireberaho kuruta uko mwakagendera mu Kigali. Umukobwa wabyaye nge sinamushaka. Umukobwa wabyaye abameze nka y'amazina mukunda kubita. Ariko reka babwire kubyara ntacyasha kiriho. Buri muntu wese yabyara kandi akazagira n'urugo rwiza. Si buri muntu wese wabyaye ngo yabyaye mu buryo budashobotse. Babikwano izi saho uzahura n'umugore wabaye mu rugo rw'umugabo imyaka 2 hakavana y'umwana umwite ngo naye ngo yabyariye iwabo. Hoya, yabyariye mu rugo rw'umugabo. Kandi reka mbabwire urugo ntago rwubaka ngo muri yango yarabyaye, nguriya ngo n'umukobwa, nguriya ngo nashatse ari umukobwa. Abashatse muri abakobwa muri hehe? Mugeze he mutaha? Mugeze he mubizinga? Umuntu uzamenyera igisobanuro cy'urugo nyirizina azaza hana mubiri. Umugabo yabishaka yakubera umwana mwiza, yabigushaka yakubera inare, yabishaka yakubera ikigusha. Higa none ikintu kimbabaje yaranako guteranya abantu yegise kubintu ibintu umwuka wo guteranya azedere tukareba ubundi umwuka wo guteranya uri mu mihanda ubundi umwuka ni barahubuka. Oya, mbere yuko mvuga isomo reka mvuga icyo mbanenga, kuko ushaka kuvuga isomo nta isomo ntaryo, kuko benshi barahubuka ahubwo icyo byagatanze n'isomo ni ukumva mbere yuko ugiye ku breaking ikintu ngo umuntu yakivuze jya gushaka inkuru yose uyumve umenye ngo icyo bakasemo cyari giteranyije ku kihe. Ibi birasa na mupasiteri wavuze ngo barababwira ngo muzane hano ngo zane inzu ngo zane iki, baraje bavuga bakatavuga ngo zane inzu batongereho yatangira avuga ngo mwigisha abantu kujya mu bwami bw'ijuru. Uribuka ko bamwihaye ati warusamba ubu bivuye muri entertainment ya Kigali byerekeje mu ya Bujumbura arayiye. Okay, genda icyo navuga rero Kasuku sinzi impamvu njya mbona nyine abantu benshi bakunda kuvuga ngo arahubuka. Sinzi impamvu wenda ari we bikunda kugarukaho cyane. Ubundi bajyaga bavuga ngo wa mupapa uriya noza wandi bita empty mind ngo niho uhubuka. Ariko noneho si man barengere bawe kandi mu by'ukuri ntago baje kumenya icyo ndi kunenga. Ako ngako ndi kumuna bagakuruza kabona mu butayi none mana ndabasabye baba bari babonye kugira ngo video za yampano zijye hanze na amashyari ni Kejon na Paso niba bazishyize hanze. Iperereza riracyakomeje. Ibyo ntacyo tuvugaho. Hari icyo nabonye Scovia abaza ati se abantu bose basohoye video ati niba baragiye bahanahana video buri muntu abaza umuntu ati kishyano ryacitse umurizo biniki ibi bintu wabibonye ati ibyo nabyo bigize icyaha cyangwa ahubwo wenda bazisohoye n'abazikwirakwije wenda nibo bakurikirana. Yasaga nk'aho ari kugarukira jihad ko wenda yabakwirakwije atazi ariko utazi byari byo nyine ubaye kubikwirakwiza. Ariko rero reka mbabwire nuko wenda nshaka kubivuga mu ngo ni uburayi, ariko iriya video umuntu wese yashaka kuyireba urumva uri umusitari ubu yaba ari njyewe ntawari kujya. Cyakora yamana icyo yakoze nuko yari ari kumwe n'umwana mwiza. Uriya mwana yari afite inzobe y'amata kandi n'umugore. Ibaze none yazana sendataza y'umukobwa iri aho y'imyate
yajya azamura akaguru akigira gutya akabona imyate n'amaga. Ibyo byo nibyo byari kuba bibi. N'impamvu ubona byacecetse ni uko yagiye gutya akajya kujya kuntuza ku mwana mwiza. Iyo agenda akakubitana n'umwana udafite icyerekezo cyangwa w'akamarisha ari w'akamarine waha hanze wa za bahawuzi za wakana hirya za ntuza muri za top chief ni wabaga ubuntu bw'ubukobwa busa nkaho bw'uburara mukunda epfo za Nyabugogo mu bishanga. Ariko ushaka kuvuga top chief wenda yarabaye VIP simbizi. Ubwo ni ku mihanda yaho. Ubwo ngiye ndimo ndavuga ku mihanda yaho bataza kuvuga ngo ndabasebeje kuko sindi no kubamamariza ntago mwanyishyuye. Byari kuba ikibazo. Ubu ngubu yampana ari kuba kinariho nta nundi twari kwa tuvuga. Ariko ko hajemo akantu ko kubura mwana yari mwiza kandi n'umudamu we byahise biceceka. Ese ubundi reka mbaze kuki video ya Jihad isohokana mutafunze abantu ngo mubakurikirane ko abayikwirakwije bari benshi? Ubundi ikintu cyo guhana wenda singiye kujya mu kazi k'urwego rw'ubugenzacyaha ko Jihad afite ibintu byinshi yavuze yagiyemo wenda bafite ibyo bamukurikirana. Ahubwo ikijyanye n'amavideo abantu basora nayo bahana yo ni menshi atamenyekana. Singiye kujya ngo nemere ngo uzizo nakire mu kanya najya kwitabatiza twereka abantu njya mbana muri comment ngumva ngo nyandikira inbox ngo nyiguye bira bintu mujya mwitonda ribizaha gusanga kubwira uti bigize icyaha ntibakabikora urubyiruko. Hari imico rukwiriye gukoreka. Ibi video mwifata ibi video mukwirakwiza noneho harimo n'abayifata bagatangira kuyicuruza. Nacyo ni ikibazo n'icyaha cyangwa bakabigira ibikaniro. Okay, kuba abantu bahanahana amavideo kuba bigize icyaha ndacyumva, ariko noneho nge numva kuri nge byagira icyaha cyane kuri nge hajemo no kuyigurisha. Ngo nuko ubonye ngo amaguru ya Jackie ngo bakwishyura amadolari 100, ngo nuko ubonye ngo ukuboko kwa Jackie ngo bakwishyura amadolari 50, ngo nuko ubonye ngo pipiye ngo nibakwishyura amadolari 300. Aho ngaho biba ariko reka nkubwize ukuri Jerry, buragoye ariko iyi mihanda nubwo tuvuga amarozi ariko hari aba bahungu hano harimo abantu babagome. Reba gufata video ya mugenzi wawe bamwabanaga mu nzu ngo kugira ngo nyeguye ngo mpa 50 nyeguye ushaka kujya kwerekana akadudu ke kandi mama yampano ari kiganiro yakoze kwa Elena avuga tuzo abantu bifuza kubona ubwambure bwawe ukuntu bangana, atuza abantu bagura ubusa bwawe ukuntu ari benshi. Ujure yakuntu ururimi atuwe matatu atuza abantu babyishyura. Kusibi ni iki by'imihanda bro? Turi muri sad generation. Ako turagaruka no ku kintu kimwe. Ubundi umuntu umugore wawe aba ari wawe. Igihe umushakiye uramubona. Igihe agushakiye arakubona. Video ni nihe mpamvu yo gufata video kandi mu gihe buri wese ashatse undi amubona. Ni iki? None kukubaza ni nayo ndimo nibaza ni iki kubera iki habaho impamvu wafata video umuntu muri kuba ugamije iki, biterwa n'iki, biva kuki? Impamvu nta gisubiza kino kibazo ngiye gusa hari igihe ushaka kureba uko wenda ukora. Ushaka kuba ubizi mu mutwe uko bikora ariko utaribona. Uriya nyine yabonye arenze. Ushaka kuvuga ngo nta mirengere kandi imirengere ihari. Uwo ushaka kumva ko ntayo ariko wabona ihari. Abona arenze, abona atwika. yaribonye. Ahubwo nk'uriya mwana we wibonye nuko nyine rega nuko ubu ngubu byose bisigaye bigize icyaha umuntu yirinda no kuvuga. Bigize icyaha
ariko nyine icyo ndi kuvuga ugiye nko kuvuga ngo umuntu wenda uretse nkubaza kuyifata ugiye nko kuvuga ngo uriya mukobwa wenda ni mwiza ateye neza asa neza araryoshye nabyo bigize icyaha none se uvuze ngo arumye nabyo bigize icyaha uyashaje ubwira jya ndabura roka byagiye ninyagereza nuko ndimo ndabaza ntabyo urumva ariko man abantu babonye cyake kora kabubwiza ukuri wenda jewe ntabwo nari nzi ko imana mwiza videwo nubwo cyangwa uvuze hari abazahanwa yego nyine ndimo ngenda baza hari ibyo utari kunsubiza mbere yuko njyana mu bazahanwa mbere yuko njyana mu bazahanwa nabazaga ibyo nabyo bigize icyaha kuvuga ko yumye cyangwa aryoshye bizo uteze nimba ryoshye cyangwa ataryoshye uyo tubirebera ku byo twabonye none se umuntu yarabonye umuntu adataka cyangwa yarabonye ataka ndi kubaza biba bigize icyaha nta mpamvu yo kwifata videwo nta mpamvu oya akosha jeri ari no kurushaho kwifata video y'ibintu birenze ariko ari no gufata video y'amafoto pe bro birenze ku buryo oya tubware kurushaho gufata video y'ibintu birenze ku buryo abantu bose bazabibona avuga ati ewa uyu mujizi nawe ndamwifuje ararenze cyati mbega umwana we ariko nyine ewana bro baravuze bati nimba uzi ko washyizeho kamera ariyo uri kubifata so erekana icyo ushoboye bikora ibintu biri aho kora re ntabwo ari igishego ariko sha ariya nta kintu nafashemo pe hari ibintu ushaka no kureba ukumva wenda mu mutwe hari ukuntu bigenza ariko hariya nta kintu nafashemo nta kintu natoyemo kabisa nta kintu kirimo hariya cya gitara cyarasakuje numva mbuze n'ibitotsi hari umuntu wambaye urumva we ntabwo bayimange nayibonye ku rubuga ahubwo ari ibyo abantu bazafungwa ari benshi nayibonye ku rubuga zino mbuga ngenda nabibonye muri groupe muri za Facebook niho nanabibonye ngenda nabibonye ahantu mu rubuga none ibintu by'ibitanda birakakwaza ndebye mbona umuntu hagati umeze nk'uvuye muri gereza w'uruhara reka kuba warayakiriye nta kibazo ahubwo uwayigushe yarinze waba afite ikibazo ubwo bivuga ngo ako rero ya mpano ejo muri namubonye nawe afite isoni mu gapfukamunwa avuye mu rubanza rwa Pazo na K John reka nkubwire nabonye asa nk'umuntu ufite ikimwaro ako niki cyatumye Adamu na Eva bari muri Edening Imana ibabaza ngo muri he ngo bakajya kwikingaho amakoma kandi niyo yabaremye ariko ko bibonye bakambona ko bambaye ubusa nabo ubwabo bagize isoni uzi ko n'ubusa bwawe muri dushe ushaka kwireba hari igihe wibonaho n'uruntu rwakujeho kumva kumva uramwayemo akantu kumva like nyine cyangwa reka nkwereke urabona umuntu arabyibuha yazana inda akajya yumva afite isoni akayihisha ibaze kwihisha inda yawe kandi ari iyawe ibaze noneho akadudu kawe akanyoni ariko reka nkubwire nitujya kuvuga no kuri ya mpano tugaruke no ku bushuti dufitanye n'abantu inshuti z'iminsi imeruka n'iz'imperuka pe ibaze Pazo kugira ngo afate video wayisohore uriya mwana ngo ni ya mpano yizeye umushuti we ararenze aravuga ati ariko nawe rero ariko abasitari burya nabo baba bafitemo n'ubukene ngo burya ajya kumuzana ngo babane yari afite ikibazo cya fone akene una telefone yari afite kandi Pazo afite itwika akajya amufata utuvideo kugira ngo ubuzima bwendere rero reka nizanire abantu twibanire umuntu wese ukeneye utuvideo nye mfite telefone ifata neza fresh muze rwose twibanire
nizere ko atari nka turi oya bo bakoraga bajya mu bitaramo bashaka uducarengi two kuri TikTok bagakoresha mbese ubundi uburebwa mbaza abantu badukurikiye umuntu azabaho wenyine azasigara ari wenyine muri ubu buzima wabaho wenyine umo n'inshuti zitunaniye inshuti mu gihe zitunaniye ushyiraho limiti akaba ari ahantu utagomba kwinjira cyane cyane mu mabanga yawe se we ntabwo yari azi ko yari ayifite muri telefone kuko yayihaye ese amabanga jeri ubu ngubu kangubaze iyo abantu batindanye ntibamenyana ubu ntari ibintu byanjye bya famiye uzi nahise uko utarabiganira no kuyobeye kuba wakwicara ukabivugaho ahubwo avuga ngo abantu bataye umuco n'ubumuntu ariko rero ngewe nigeze kubwira umuntu ngo abantu bataye umuco aransubiza ngo uzi gute se ko bawuhawe ntabwo bari bafite n'ubu mu gihe ubundi umuntu atanga icyo afite niba umuntu turi kubona ko ari umunyeshyari ntiryo ari kuduha n'iryo afite mbese kuki turi gusaba ibitari ishyari kandi afite ishyari muri we hari igihe umuntu akwihishamo mukabana imyaka 10, 20, 5, 10 ariko imana yakuzamuraho kidogo cyane ntabwo ari ibintu byinshi cyakabana nziza cyakiyaguze imodoka none agatangira kujya kureba akavuga ati kubera icyari ngiye ibi bintu ninjye bakagombye kuba mbiri no umugisha wawe ntabwo ari uwanjye nanjye mfite igihe cyane icyo nicyo abantu batabasha gusobanukirwa akumva hari kuba yakwica yagusebya yaguharabika nibyo biri bugire yego akumva nibyo bintu bitwika birenze kuri sayidi yawe murabizi ibintu iriya modoka muzi ahantu yayikuye ngenda hazi gutya na gutya akavuga n'ibyo atazi kuko abantu bababonanye mwagendanye iminsi myinshi bakavuga bati uko biri kose yashobora kubavuga kuri kandi atari nabyo abantu ni babi cyane ndagutoye aho ndagukurikirana cyane noneho akaba ari nacyo kiviramo aba bantu ishyari rya rindi ryavamo no kwicana akakwica kuko niho biba bigana cyane ishyari hari za strike abantu bahana amakopirayiti y'ibintu ino mihanda ni urugero rwiza rw'uko ishyari ribaho hari agacano kigeze ko nkubita kopirayiti none ntikakibaho hari umwe muri abo wigeze kuyinkubita none ubusare induba none uburihe uburihe uriya we byarananze tugakomeza kuzamuka ibaze ko umuvuze nka byaranze ewana byaranze hari igihe nawe rero imihanda izamwakira ubundi ukora ugenda ku rutambwe rwawe step by step dore ukuntu ubundi ibintu bimeze abantu sinzi ukuntu batabyumva bifate nk'uko wigeze uvoma kera njye naravomye hari ukuntu amajerekani yabaga atondetse ku murongo noneho umugezi ari uriya mugezi ufate nk'umugisha Imana iri gutanga ariko wibuke ko mu mugezi hazamo inkomati nizo zizi nyine ariko hari ubwo nyine mutavoma ni kurwanira ku ruhande uko umugenzi wawe yuzuza avaho nawe ujyaho wigira imbere ubwo rero ushatse gukomata mwese murayavuga tukamera nka Sirasi waririmbye ngo ibya Yesu ni ku murongo ariko nawe ntiyawugendeyemo ihamona ariko wahora n'iki umubiri waramwangiye aratana pe umubiri nawe ubanza ari ibisazi ariko yabaye mwe Sirasi yabaye mwe basanze umwana atari uwe se kandi yarabaye mwe nyine nta cyaha kimufata nese Kariza we yari ari mu biki wa mudamu ngo ni Kariza wajyanaga ibikoma wajyaga kwa muganga yankoma ati rero ni ibisazi noneho Kariza noneho zankura abatangaza nawe sizo uyu Kariza TV show wari watangaje ko Sirasi yabyaye batahembye agahurura akajya kwa muganga cyo kuri Imana imumugisha nibura umubyeyi yarariye ararya arataha Imana imumugisha yaracuruje arabyaranywa ibindi ni bitaro yakozemo ajya kureba inkuru ko nta myenda y'umwana yaguze
akoze umuntu waravuga ngo umuntu yamuti ariko usaba abagore bo bari kujya babyara abangane ngo ni Jessica Boss Lady kwa Godfather umwe ngo umwe wari umu ex wa Jay Polly uyu mugore nawe afite abana bane aherutse gufata umugabo amugerekaho umwana basanga ngo umwana so ubu noneho ari kumubunza kundi mugabo